Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizamini kimwe mumaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe witutsindira ikintu busabwa nukora kugiye kino kizamini kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi hasa umukara handitse ijambo rivuga ngo subscribe, ukakanda. Iyo maze ukakanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe witutsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini. Rero kanda subscribe nijya bishyiraho ujye tubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626, tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha uboneka ku munsi. Yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Yo mutware cyangwa duhamagare kuri izo nimero. Gukora rimwe niyo ntego yacu. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese urabona ari uruziga? Ese urabona ari impande enye cyangwa ni impande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo baba baduhaye ibisubizo 4 ukajya urahitamo kimwe cy'ukuri. Arangwa iteme ridahoraho. Mbega mu muhanda utaringaniye, se mu muhanda winjira mu kuzimu, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ubutaka bworoshye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda utaringaniye. Kino cyapa kigaragaza ahantu ugiye kugera ko hari utuntu tw'uturogo cyangwa aho umuhanda umeze nabi. Ndakeka ko uramaze guhitamo igisubizo cy'ukuri ari cyo B, umuhanda utaringaniye. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu rero Rwanda Driving College TV, urebe iyo video uramara kwisoza nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ubonye iyo video utari kuyibona, nyandikira kano kanya kuri 0789351626 mitenyigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Iyo bavuze ngo inzira nyabagendwa n'ubundi ni kimwe no kuvuga ngo mu muhanda. Rero iryo tara rishyirwaho ku buryo berekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Hano ari ibisubizo 4 baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Mbega ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. Se ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Ni ibisubizo by'ukuri. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga
berekana ko kitakodeshejwe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, twandikira tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza. Uratwandikira rero kuri 0789 935 16 26. Iyo nimero ushobora no kuyiduhamagaraho tugufasha gukora kode nziza ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ku bantu bakeneye kwiga ntugategereze kubanza wajya gukora ngo nutsindwa ngo ubone kutugana, tugane tukwigishe, n'ubundi ni nkaho ari ubuntu. Tukwigisha ugende ukore uhita uzana icyangombwa cyawe. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 0789 35 16 26. Tubafashe kubona kode, tubafashe kwiga. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali utubwire tuze tukwigishe. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri ishobora gushyirwaho amatara birasa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira: abandi bagomba kwitonda, abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kuza basanga iyo autobus kubera ko zigenewe gutwara abanyeshuri, harimo abanyeshuri, harimo incuke. None ayo matara ashyirwaho gute kugira ngo aburire hakiri kare abandi bayobozi b'ibinyabiziga barusheho gutambuka bitonze? Ngo amatara birashyirwa inyuma, mbega ngo amatara birashyirwa imbere, sega ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, amatara birashyirwa imbere, na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, ni ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Rimwe rigashyirwa imbere kugira ngo abaturutse imbere baze kubibona ko bagomba kwitonda, irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma y'iyo autobus bamenye ko bagomba kwitonda, kuko batubwiye ko harimo incuke, harimo abanyeshuri, birashoboka ko harimo incuke. Rero niyo mpamvu rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma kugira ngo murusheho kwitonda cyane. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ese ni ryari? Ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. Mbega ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, niba uzi ko ari bwo bwa mbere dukosora ikizame bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, kuko hari icyapa cyo gutambuka mbere cyaba kiri kugaragaza uratambuka mbere n'uratanga inzira. Niyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, biriya bimenyetso bimurika biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Biriya bimenyetso rero iyo bidakora, na rino tegeko ryo gutambuka mbere kw'iburyo rihita rikurikizwa, kubera ko biri gukora biriya bimenyetso n'ubundi byaba biri kugaragaza ni bande baraba bahagaze, ni bande baraba bategereje, ni bande baraba bari kugenda. Rero iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari cyangwa se ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, hahita hakurikizwa ririya tegeko ryo gutambuka mbere kw'iburyo. Ndakeka ko waramaze gutamo C, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Ese bino bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umuhondo, icyatsi n'umutuku biba bigomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Mujya mubibona cyane cyane abakunda gutembera hano muri Kigali. Hari igihe ugera kwa bino bimenyetso bimurika ukabona babishyize hejuru y'umuhanda, hari igihe ugera kwa bino bimenyetso bimurika ukabona babishyize ibumoso, kandi byakagombye kuba biri iburyo. Ese ni ukubera iki bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro. Ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Abagenzi bari kuvuga ntugire ngo ni abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga bari gukoresha inzira nyabagendwa. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Sega ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ibisubizo byose ni ukuri, A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo umaze kucyandika ku gapapuro, bashobora gushyirwa ibumoso cyangwa se hejuru y'umuhanda kugira ngo birusheho kugaragara neza. Niyo mpamvu hano wahisemo C, niyo mpamvu wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Turi wagihisemo ibibazo biragaruka, ariyo mpamvu ngushishikariza gukanda subscribe hasi, ntabwo bigoye kugira ngo ikintu cyose cyiza ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko bari icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko waramaze gutamo C kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura ubereza. Kino cyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro. Arangwa iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, mbega ngo iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, iherezo ry'inzira y'abanyamaguru cyangwa se iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nzira ihari. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ndakeka ko waramaze gutamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Ibanga noneho ku bibazo byerekeye ku byapa, ibanga ngiye kubamenera. Ni ukuvuga ngo ku kibazo cyerekeye ku byapa, nibavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri kandi ukabona ni ikibazo cy'icyapa, uzamenye ko icyo kitaba igisubizo cy'ukuri, kubera ko mu kibazo cyerekeye ku byapa haba hagomba kuba hari igisubizo kimwe cyangwa se nta kirimo. Rero iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri ku kibazo cyerekeye ku byapa, ntuzigere na rimwe uyihitamo. Ndavuze ngo ku kibazo cyerekeye ku byapa gusa, ntabwo mvuze ku bindi bibazo. Ndakeka ko mubimenye, murabizi hano dukosora ikizami turi no kubabwira amabanga y'ukuntu wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, ese muri abayobozi b'ibinyabiziga muba mugomba kwitwara ute? Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugahagarara, mbega umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza, se umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba guhagarara. Wenda ni igihe cy'isoko, amatungo bayajyanye mu isoko, rero umuntu uri kuyashorera abonye ko hari inyamaswa irimo idatuje, abasaba ko mwahagarara. Ikintu uba ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, uba ugomba guhagarara ukareka akabanza agatambuka kugira ngo utamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo A, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizame uhita ugikora, murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Murabizi ya mirongo irombereje hagati mu muhanda hari igihe uba ucagaguye cyangwa se udacagaguye. None ugeze mu nzira nyabagendwa uri gutwara, ugeze kuri murongo wo mu muhanda hagati usanze ushushanyijemo ucagaguye, ese uri umuyobozi w'inyabiziga ntugomba gukora iki? Ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda, mbega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Siga ngo ugomba guhagarika ibinyabiziga mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa.
biba ngombwa ryari? Biba ngombwa mu gihe ushaka kunyuranaho, mu gihe ushaka gukatira ibumoso, cyangwa se mu gihe ushaka guhindura icyerekezo. Iriya murongo uri mu muhanda hagati, urombeje hagati ucagaguye, uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa, bikaba ngombwa mu gihe ugiye kunyuranaho, mu gihe ugiye gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo, ugakata ugasubira inyuma. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndizera ko waramaze kwandika papuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya cyenda kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ari aho ngo hanyurwa na velomoteri gusa, mbega ngo nta modoka. Se ngo hanyurwa n'imodoka gusa, mu gihe kuri bari kutubwira ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hari iso cyukuri nta kindi ni D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kikaba kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ikintu cyose kiri mu kirango wari kukibuza guca aho hantu. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Urumva ko nyine ni ibyapa bibuza. Niyo mpamvu ari ingenzi ko wamenya ari amoko 5 n'ibyapa byo ku mihanda, ukamenya ngo kino cyapa kibarizwa mu he byapa. Wabona ari igitegeka ukamenya ko ari inzira y'amapikipiki itegetswe, cyaba ari ikibuza ntihanyurwa n'amapikipiki. Niyo mpamvu ari ingenzi ko wajya kuyireba kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Wabona ukeneye irindi somo ukaryandika muri comment, ugakanda subscribe, ukazahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugaromuri bishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Nibikurikizwa ku yayo matara ari mu matara kamenabihu, biga amatara yo gusubira inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A amatara kamenabihu na B amatara yo gusubira inyuma ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Mbibutsa ko code ziri kuboneka waba rose mu gihugu. Ukeneye code nziza, ukeneye imyitozo iragufasha kwitegura neza ugakora rimwe ugahita utsinda, nyandikira kuri 0789351626 mushakire kode, nkuhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza mu gihe gitoya, iminsi 3 bihagije. Ugenda ukora rimwe uhita utsinda. Ukeneye ko nkwigisha byo nta karusho, uduha amasaha aboneka ku munsi yageze, turaboneka. Tuba dufite uburyo bwinshi bwo kukwigisha, dukoresha Google Meeting. Ku batayizi ni link tuguha kuri WhatsApp ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. N'ubundi ni nkaho tuba twicaranye, uboneka amasaha y'ikigoroba cyane cyangwa se uri kure, tukakwigisha n'ubundi ugasa nkaho uba wicaye mu ishuri. Niyo mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugaromuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira. Uri mu ntera ingana iki? Arango metero 100, bega ngo metero 150, se ngo metero 200. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ese utugaromuri tuba tugomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, muri metero 150 nijoro igihe ijuru rikeye. Nuba ngo hari abantu benshi bahita bagira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya. Oya, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse dufitemo, nibyo bita ngo nijoro igihe ijuru rikeye. Ndakeka ko waramaze gutamo B, ndizera ko waramaze kuniga papuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora
urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora? Wewe uri gutwara inovora iri hano niwe biri kugaragaza. Ubona ko tugeze kuri zebra cross cyangwa icyo bita inzira y'abanyamaguru, aho abanyamaguru bambukira. Ese uba ugomba gukora iki mu gihe ugeze hano? Tegereze neza iriya shusho baduhaye. Ngo kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda, mbega ngo kuvuza ihoni ugakomeza, se ngo tegereza mu nzira y'abanyamaguru kugeza imodoka izimye. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo kongera umuvuduko mbere y'uko abanyamaguru bambuka. Ese ugomba kwitwara ute? Ese ugomba gukora iki? Kubona abanyamaguru bategereje kwambuka, urahageze, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese ugomba gukora iki? Ese ugomba kwitwara ute? Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda ntusiganwe nabo. Bari ku nzira yabo bagenewe kwambukiramo, birashoboka ko ashobora guhita gutungura agahita yihura mu muhanda. Rero niyo mpamvu ugomba guhita uhagarara ukemera abanyamaguru kwambuka umuhanda. Ndizera ko waramaze utamo rero A. Ndizera ko wari wamaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamini urakora, uhita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Bibutsa ko video y'amashusho yose abazwa mu kizame nayo namaze kuyibakorera. Izi video zose mbababwira, mu gihe uri kubona utari kuyibona, jya unyandikira kuri WhatsApp 0789 nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Hari icyako kidahoraho, igikamyo cyaguye mu muhanda kirawufunga, icyo cyago ntabwo gihoraho. Cyangwa se hari imirimo iri gukorwa mu muhanda n'igihe cy'imvura, bitaka byaguye mu muhanda birawufunga. Rero hari ibyapa bashyiraho. Ese ibyo byapa birangwa n'amabara asate? Arangwa umweru n'umukara, mbega ngo umweru n'umuhondo, se mu buso bw'umweru gusa, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ese icyakagombye kuba igiso cyanyacyo ni ikihe? Nuko bakoresha ibyapa bitegeka. Birakwereka ati hano ni habi, icyerekezo gitegetswe ni iki ngiki. Ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ubururu n'umweru. Ayo niyo mabara y'ibyapa bitegeka. Iyo badakoresha ibyapa bitegeka n'ubundi bakoresha ibyapa biranga. Icyo cyapa kiranga nacyo bakoresha cyo gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ubwo rero wari guhitamo ngo ubururu n'umweru. Hano hari ubururu n'umweru wabonyemo. Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko niba ramuka bigwaye mu kizame urakora mu kanya, murabizi ibibazo biragaruka. Bashyizemo ngo ubururu n'umweru, uhita uhitamo icyo ngicyo, nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo birabujwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Hari ikintu ukora uri twaye ikinyabiziga kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Hari ibibujijwe rero. Bihe kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, mbega gukacira feri bidatowe no kwirinda ibyago. Siga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe cyangwa se gukacira feri bidatowe no kwirinda ibyago, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe biteza icyo bita mu ndimi z'amahanga ambutiyaje. Naho ugacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, hari igihe bishobora guteza impanuka, biteza impanuka. Wari uri kugenda uri kwirukanka, hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ukuri inyuma, wese ukacira feri araje arakugonze, nta bimenyetso umweretse ko udacanye ibinyoteri, utamweretse ko ugiye kukacira feri, ugahita ukacira feri, biba byatuma aza akakugonga bikaguteza ibyago. Ni impamvu bibujijwe. A na B birabujijwe, niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo
iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarame 3500 ni hari igihe urajya mu kizami urakora mu kanya aho kwandika ngo kilogarame 3500 bakandika ngo uburemere bwemewe butarenga tone 3.5 uhita ubikora. Murabizi toni imwe ibingana n'ibiro 1000, kuvuga ngo ibihumbi 3500 ibiro 3500 no kuvuga ngo tone 3.5 byose aba ari kimwe. We muvuduko rero ara ngo kilometero 60 mu saha, bega ngo kilometero 40 mu saha, sega ngo kilometero 75 mu saha, mugiye kuri de bari kutubwira ngo kilometero 20 mu saha. Hano urabona icyo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyo bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hanze cyo kuri nta kindi ni se kilometero 75 mu saha. Utari wahisemo se, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda ibintu bya kilometero runaka mu saha. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo tegereze neza, ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Murabizi hari ikinyabiziga gihagarara ahantu ijoro ryose, hari ikinyabiziga gihagarara ahantu amanywa yose, ariko biba bijijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Arangwa imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, bengo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mugiye kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se A na B ni ibisubizo by'ukuri, imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, ndetse no mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Wari wahisemo A ni iso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni iso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, ugomba guhitamo C. Noneho kiri kibazo neza neza bakibaza gucya ariko bagahinduramo akantu gatoya ugahita uhitamo A gusa. Noneho kuri B ni baba mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye, bakavuga hari abavuze ngo idacagaguye bakavuga ngo icagaguye, uzahita uhitamo A gusa kubera ako kantu konyine bahinduyemo. Niyo mpamvu bagomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo nugerwaho uzawe ufite amakuru itukora rimwe witutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 17 kibazo ngo cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ari umuhanda wubatswe nabi, mbega ngo gacuri kateza ibyago. Se umuhanda utaringaniye, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo kazamuko gahanamye. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ni ingenzi ko wasura kuri YouTube channel yanyu, ntabwo bigoye, Rwanda Driving College TV, ukareba iyo video nagukoreye. Wabona utari kwibona ukanyandikira nkayigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Ndakeka ko hano waramaze gutamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije uhita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba kukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ari mu byumweru 2, mbega ngo amezi 2, sega mu kwezi kumwe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, amezi 2. Utari wahisemo B n'ikiramuka kijije mu kizamura akora uhita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo mwere kujya mukitiranya cya kindi basubiza ngo iminsi 8. Kiriya cyo ni kiba cyavuze ngo hagize ikintu gituma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba amagambo cyangwa umubare wishinganye mu gihe cy'iminsi 8. Kino cyo ni ikihe? Cyo ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga burundu. Ibyapa ndanga
cyangwa se icyo bita mu ndimi z'amahanga plaque, byoherezwa mu biro by'umusoro, ibyo bigakorwa byo mu mezi abiri. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngororamuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Abagenzi bari kuvuga ni abayobozi b'ibinyabiziga. Abagenzi babibona ku buhe buryo? Ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije gusa. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikiyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika kwa papuro icyo cy'ukuri kinini se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, naho iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. Ndizera ko waramezwamo se, ndizera ko waramaze kwandika kwa papuro. Turi wahisemo, ibibazo biragaruka uhita ugikora. Murabizi niho ntego yacu gukora rimwe. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka yo mu muhanda wakora iki? Urikora ko bino bimodoka byagonganye ahantu uri kubibona. Ino video y'amashusho yose abazwa narayigukoreye. Tuza ku YouTube channel yanyu cyangwa unyandikire nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. None ugeze hariya habereye impanuka bwa mbere ugomba gukora iki? Gusohora inkomere mu kinyabiziga. Kaba kubaha icyo kunywa, ukabahereza fanta, ukabahereza amazi, se kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi, mu gihe kuri D tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo umaze kucyandika kwa papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kinini se kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Ukamenyesha impanuka abapolisi, hari umurongo batanze uhita uhamagara 112, no guhamagara ubutabazi ukahamagara imbangukiragutabara. Ndizera ko waramaze gutamo se, ndizera ko waramaze kwandika kwa papuro. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu gigufashije, kandi subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ukeneye code nziza twandike cyangwa duhamagare ni kuri 078 935 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, wihitiyemo tugufashe kora code nziza, uduhe na nimero irazaho code. Ukeneye kwiga aho waba rose mu gihugu, waba ukeneye kwiga turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, uhitemo duhamagare kuri 0788 tubigufashemo. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Wagizemo ikibazo urayandikira cyangwa ukamamagara kuri 0788 nkagusobanura serivisi yo gusobanura ikibazo waba wagize mwa kino kizame. Iba ari ubuntu. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugira ibihe byiza.